turongera gushima Imana yabanye natwe. Gahunda yatangiye mu gitondo kare, ariko turashima Imana ko kugeza uyu mwanya byose byagenze neza. Turabashimira mwese mwaje kare kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu. Ubu mu kanya tugiye gutangira, ariko nagira ngo mbabwire gahunda uko iza kugenda. Turatangira indirimbo ya 45 ariyo yagiye ituyobora muri gahunda y'iki cyumweru. Umpe Bibiliya, muzi yuko hariyo yari teme y'umubyeyi wacu. Niturangiza kwiririmba turaza gusaba Pastor Ngezigabo Jacques ko yaza gusenga. Narangiza turatangira noneho gahunda yo gusezera. Nitumara gusenga ubwo ndababwira ko gahunda yo gusezera iza kugenda. Aya masaha ubu benshi bagiye kugenda baza, nizo mpamvu tuza gusaba abandi abamaze gusezera yuko bajya kwicara hafi y'amamodoka yabo, tuza gutegereza igihe tuza guhagurukira. Ariko bake bashobora kuba banahagumye, ariko uko abantu bagenda biyongera turasaba ko abantu icyo gihe bagenda bicara mu mamodoka kugira ngo tuze kugenda twerekeza AUCA. Ni Masoro kuri Université Adventiste. Ubwo niturangiza gusezera turaza guha umuryango iminota 10 yuko babagumamo kugira ngo nabo basezere. Ubwo turibuze kugenda dukurikira uko gahunda ikurikirana, protocol iraza kubidufashamo. Nagira ngo nsabe God niba kugira hino badufashe ku ndirimbo ya 45, cyangwa Diana ashaka kudufasha indirimbo ya 45. Ababishoboye ubwo turaririmba hamwe twese. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, uyinyoboresha iteka mwami, ntakibasha kuzimya umucyo wayo, ko Yesu yaje kuyitwumvisha. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza.
agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya ngo imbwire iby'ubugingo, kandi udukomereze uwo mucyo, ngo tumenye inzira igana mu ijuru. Unyereke ubwiza bwawe data. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, yoborwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Reka twese duhe Imana icyubahiro, babishoboye tujye juru kugira ngo dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'amahoro, wera bihe byose, rugero rugize byose, soko y'agakiza kacu, ikuzo, ishimwe, icyubahiro, guhimbazwa no gukomera bibi byawe iteka ryose. Twongeye gushimira igitondo cyiza cy'uyu munsi wa mbere y'imirimo, turamukije amahoro, ukaba duha amahirwe yo kubuza gusezera uyu mubyeyi wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twigize amaboko yawe rero kugira ngo turindwe nawe, gahunda zose zateganijwe ziyoborwe nawe, ugira icyo avuga n'icyo akora ayoborwe nawe. Reka ingabo z'amarayika zibane natwe muri gahunda zose, umwuka wera abane natwe muri gahunda zose, kugeza ku musozo tuze kubona imirimo n'ibitangaza wakoze, dushima izina ryawe. Dukomeje kandi by'umwihariko kukwereka uyu muryango Pastor Ezra Mpyisi asize, umuryango we wa hafi, abari hafi ndetse n'abari kure, bose tubashyize amaboko ya Imana kugira ngo bamutere mu gituza cyawe. Ubibutse yuko ubakunda kandi ko Imana ibera hose icyarimwe, kandi ko uhoraho iteka ryose, maze bagire ibyiringiro bishyitse muri wowe, bakomeze gutuza mu mitima yabo, babere umuyobozi n'umujyanama. Kandi twese niko twisabira Mwami, kugira ngo tukiri bazima tugihumeka, uduhe kwitegura ubwami bwawe. Kugenda kuri mubyeyi kutubera icyigisho gikomeye, buri wese abashe kuhavana isomo, kugira ngo tukiri bazima tubane nawe, tubane na bagenzi bacu neza, tugukunde, tukugire nyambere mu kubaho kwacu. Nubwo twasinzira tuzasinzira n'ibyiringiro byo kuzazukira ubugingo bw'iteka ryose. Ubuntu bwawe no kugira neza kwawe kwinshi bikomeze kubana natwe. Ngaho turakwiyegurira kugira ngo tubere umuyobozi kandi dukomereze muri urugendo kugeza ubwo tuzarurangiza amahoro, tukagira umugisha n'umunezero wo kuraganwa n'abere byasezeranijwe. Tubisabye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mushobora kuba mwicaye, Pastor Jacques arakoze. Ndagira ngo muduhe iminota mikeya turebe ko imbere bamaze kwitegura, dutangire indirimbo zo muri 350 nizo tugenderaho kugeza igihe tuza gusezera. Lord.